ndagusuhuje mukunzi wa Brown Magazine, nanjye gusuhuza nitwa Avi Brown. Uyu munsi rero ndagarutse ngo tube tuganira ku bintu bimwe na bimwe. Ni inkuru y'urupfu rw'umukobwa yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, nuvuga ngo inkuru ubona ko yababaje abantu benshi cyane, inkuru ubona ko abantu bose hafi ya bose kabisa bari bamuzi uyu mwana cyangwa se abatari bamuzi, ubona ko byabababaje cyane. Benshi rero benshi mu bumvishe ibivuga ku rupfu rw'umwana witwa Keza Rutiyomba, umwana nyine wari usanzwe atuye mu kagari ka Busanza, ni mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Yitabye Imana ku wa gatanu tariki ya 14 Mutarama, nyine muri uyu mwaka twatangiye wa 2022. Bivuga ko rero uyu mwana yaguye mu mazi, bivuga ko yaguye mu idomoro y'amazi, nyine nkuko bigenda bisobanurwa ngo litiro, ngo ni idomoro y'amazi yarimo litiro 200. Gusa bashidikanya bivuga ku rupfu rwe. Nyine abantu benshi ugenda bashidikanya ku rupfu rwe, bavuga ati se bishoboka bite? Nyine ababivuga ubundi bashingira ku kuba uyu mwana wo mu kigero cy'imyaka 5, idomoro bivuga ko yaguyemo, nyine basanze ari mu mubiri we urimo, bigaragara ko we yarayisumba ku buryo nyine batimvisha uburyo ashobora kuba yararengewe n'amazi kugeza ubwo apfuye atarashobora kuvana umutwe muri ayo mazi. Bivuga ko aho uyu mwana yaguye ari kwa se no kwa Mukase, aho yari yaje kuba kugira ngo ashobore koroherwa no gukurikira amasomo ye. Navuga ngo ni kwa kundi umwana yari yaraje kwegera nyine hafi no kwa se, no kuvuga ngo nyine ariko ise akaba yarashatse undi mugore nyine kwa Mukase, murabyumva, kugira ngo nyine ashobore kubona uko akurikirana amasomo neza. Kuko nyine byari byoroshye kubona imodoka imujyana ku ishuri kurusha iwabo aho yabaga we na nyina umubyara, uvuga nyina wa wundi wa mbere. Amwe makuru aturuka rero mu bantu batandukanye avuga ko nyina w'umwana atuye mu karere ka Bugesera, abandi bakavuga ko atuye mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere nyine ka Kicukiro. Gusa ibyo byose bahurizaho ni uko uretse kuba yarabyaranye na se nyine w'umwana, ariko batabanaga, ntabwo babanaga nk'umugore n'umugabo, kuko se w'umwana afite undi mugore, nyine birumvikana basezeranye ndetse bafitanye n'abana, ari naho Keza uyu nyine witabye Imana yaguye. Bamwe rero mu bumvishe urupfu rw'umwana bavuga ko bishoboka cyane ko hari umuntu ushobora kuba yaramucuritse muri icyo kidomoro kugeza aho atagishoboye guhumeka, yarangiza akamurekeramo nyine akahamusiga. Agane rero hari kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, hari uwaganiye n'ikinyamakuru cyitwa Kigali Today, umunyamabanga nshingwabikorwa nyine w'akagari ka Busanza Bosco Habimana, yatangaje ko yatabajwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu ahagana na saa 7 z'amanywa, ajya kureba uko byagenze, asanga umwana bamaze kumukura mu idomoro y'amazi, yamaze gushyira mu mwuka, yamaze nyine gushira mu mwuka, nuvuga ngo yamaze kwitaba Imana. Ariko ati nyine we yivuye mu magambo yaravuga ati nahageze bambwira ko umukozi yashatse umwana aramubura, nyirabuja ngo yari yagiye kwa muganga, hanyuma se yagiye ku kazi, bamusigiye abana 2, ariko ashaka umwe agira ngo amugaburire aramubura. Uwo mukuru nyine akana gatoya, nuvuga ngo yaragiye kudaha amazi muri cya kidomoro, asangamo wa wundi mukuru arimo yaguye. Nuko nyine yabisobanuraga, ariko no mu muhango wo kwisezera uyu mwana, ahantu uvuga ngo hari onkle we wari uturanye na hafi aho ngaho kwa se, niwe wabisobanuye neza ukuntu yageze mu rugo asanga umwana aracuramye mu idomoro y'amazi, nyine uvuga ngo bari yacuramyemo. Umwana w'imyaka 5, sinzi niba bagiye babona video ze, ubona ko ari umwana wazi ubwenge ku buryo adashobora kwifata ngo yicurike mu idomoro y'amazi kugeza aho adashobora kwikoramo, kandi kuko mu by'ukuri ubona ko ari umwana muremure ufite igikuriro ku buryo ashobora no kuba yakwikora mu ayo mazi.
benshi bavuga ati se ashobora kuba yaracuramyemo nyine akananirwa kwikuramo, cyangwa se abantu benshi bagashyira mu majwi cyane kuba uwo mwana yarashobora kuba yarishwe. Tuvuye kuri ibyo ngibyo nyine byo kuba umwana yarishwe, nyine kugeza ubu yarishwe ndetse baramushyinguye, umuryango we n'inshuti nyine baramusezeye, ariko nanone iyi ikaba ari inkuru yababaje abantu benshi cyane, ikaba ari inkuru yababaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ku buryo budasanzwe, ku buryo abantu bose hirya no hino bagiye bapostinga videwo z'uyu mwana ari kuririmba, abasitari bagiye batandukanye, dore ko uyu mwana by'umwihariko yakundaga indirimbo z'umuhanzi witwa Ngabo Meddy akaba ari umuhanzi nyarwanda usanga ukorera umuziki wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwana yakundaga indirimbo ze cyane ku buryo abantu benshi nyine video zagiye zinacicikana ku mbuga nkoranyambaga, ari video zimwe na zimwe aririmba indirimbo za Meddy, ku buryo na Meddy ubwe yaje kumupostinga agaragaza ko yashinguwe n'urupfu rwe, ndetse kugeza ubu ngubu uyu munsi tuvugana Meddy akaba yiyemeje gufasha uyu muryango yiyemeje gufasha mu buhe buryo. Yatangiye kampeni yo gukusanya amafaranga yo kugira ngo bazashyikirize uyu muryango, aho bafite gahunda yo gukusanya amafaranga agera kuri miliyoni 6 z'amanyarwanda kugira ngo bafate mu mugongo umuryango w'uyu mwana nyine Keza RC Rutayomba. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu haracyari ibihuha byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ati yaba yarishwe, ndetse ko bakomeje gushyira mu majwi Mukase bavuga ko ari ushobora kuba aramwishe, dore ko niko byabaye kimwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko kugeza ubu ngubu amakuru nyayo neza cyane nuko nta gihamya cy'uko ari Mukase wamwisha, ahubwo inzego z'umutekano, inzego z'iperereza zivuga ko ziri gukora iperereza cyangwa se kugenza icyaha kugira ngo bazamenye umuntu waba wishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana. Umwana wari wishimiye cyane, ndetse umwana wabonaga ko azava umwana mwiza nyine ku isura, ndetse wabonaga ko ari n'umwana z'ubwenge washobora kuzavamo umuntu ukomeye cyane. Ndabashimiye rero, iyi ngiyi yari Brown Magazine, ushobora gukora subscribe cyangwa se ukaduha igitekerezo.